ariko sinzi ikintu bizasaba kugira ngo abantu babone ko ibintu byinshi byo ku mbuga nkoranyambaga biba ari fake, ibindi biba byarashyizweho n'abantu runaka kugira ngo bitugoteshe, biduhoparaze, bitudizayininge mu buryo bashaka kandi mu nyungu zabo bwite. Noneho abo bantu ugasanga ntubazi, nta nubwo baba bakeneye ngo bamenye. Noneho ibintu bakora we ugasanga byakugizeho influence ya hatari mu buzima bwawe, kandi byinshi ari fake, ibindi ari byo kugira ngo nyine bikudizayininge uko bo babishaka mu nyungu zabo bwite. Kuko nk'urugero, hari nk'igihe ukundana n'umukobwa cyangwa se n'undi muntu mukamarana nk'ukwezi kumwe, 2 cyangwa 3, muri ayo mezi agahita atangira kujya ajya kuri za chat GPT cyangwa se no ku zindi mbuga gusacinga ngo ibintu 5 ngo bikwereka ko umuhungu agukunda bya nyabyo ariko barayaye ngo ibintu 7 bikwereka ko umuhungu ashobora kuba guca inyuma. Niko uri maneko, ubwo ntiwashobora gukunda umuntu biri normal kandi ibintu bikagenda neza. Icy'ingenzi nyine nshaka yenda ko mumenya nuko ibintu byinshi byo ku mbuga nkoranyambaga ntibikabe influence nyine tu musange ni ibintu ugenderaho cyane, ngo ubuntu bw'ubupost ugenda ubona n'iki bigatuma nyine ubaho muri ubwo buzima. Kuko ntago ibyinshi nyine biba ari ibyo kutugotesha, kuduhoparaza n'iki, baratugize amadage n'ikimenyimenyi. Nanjye si ukunze, ni agafiritire mba nateretsemo